nyine hari abagabo usanga afite nk'akazi umugore we nta kazi afite. Nshuti yanjye kuva igihe babaniye nta n'igihe aramuha amafaranga ngo akore ajye gushopinga. Umudamu wawe ni umugore wawe, ntago abaje kuba umukozi wawe. Hey guys, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza aho muherereye mu bice bigiye bitandukanye bigize isi. Abarundi kazi ndabashuhuje, abarundi mumeze mute? So, uyu munsi rero nizere ko rendiyo zitabakubise, nyine weekend yari show. Uyu munsi abantu bagiye mu kazi, hari abikorera, hari abakorera abantu, kazi ni kazi. Ibintu byose akazi kose kagutunze, gafite icyo kakumariye, ugomba kukubaha n'umukoresha wawe ukamwubaha. Hanyuma rero uno munsi tugiye kwivugira maze iminsi mbabwira nyine ku badamu, ibintu abagabo bakunda, ibintu bakunda ko tubakorera, ariko uyu munsi noneho ngiye kwivugira ku bintu noneho twebwe dukunda. Sibyo, urumva simbizi niba hari umugabo ugira wenda cyane yo kuvuga ku bintu abadamu dukunda iki, ariko noneho twereka twivugire. Sindiyo. Uyu munsi rero buriya mu buzima ikintu cya mbere natwe dukunda nk'abadamu, ku bagabo bacu, ku bantu bubatse cyangwa se n'umuntu uzubaka, buriya ikintu naje kureba nasanze abadamu tujya gutera kimwe, buriya n'abagabo bajya gutera kimwe. Nubwo wenda uburyo abantu bamwe barakaramo biba bitari byo cyangwa se bafata imyanzuro atari byo, ariko hari ibintu abagabo bahuriraho, hari n'ibintu abadamu buriya duhuriraho. Uko byenda kose, ushaka ube uri maser, ushaka umeze ute, ushaka umeze ute, hari ibintu tuba tujya guhuriraho. Hanyuma rero twege abadamu ikintu cya mbere dukunda abagabo batwumva. Umudamu ashaka niba aganire n'umugabo, niba abwiye umugabo akamushaka amubone, ntiyigire nyine bize buri munsi abe yamubwiye ngo ntago ahari, kandi umudamu wabona ko nta mpamvu yo kuba adahari. Sibyo? Muraza kumbwira muri comment wenda n'ibindi, kuko ngewe njya mbabwira ngo ni wowe uzi umugabo wawe kuruta uko muzi. Ikindi, umuntu usajya muri comment biba ari byiza iyo urangije nka video yose nibwo umenya ngo ese ibiganiro byagenze gute, nasoje gute, kuko nta rugo rwubakwa nk'urundi, ariko byibuze hari ikintu tuba tuzi neza ko tujya guhuriraho, cyangwa se hari icyo mba buvugeho gace nawe ukareba ibyo uzi, ukareba wowe ese ibintu navuze harimo ibyo wafatamo, ibyo utafatamo ku ruhande, ibyo ubona byakugira umumaro bigumane. Sibyo? Abadamu rero nkanjye nihereyeho, nyine nkunda ngewe umugabo wanjye nyumve, umubwire nyine akumve, agutega amatwi. Ikindi abadamu ikintu dukunda, twanga umuntu ushobora kuba wenda tuvuge n'urugero, hari nk'amafaranga n'urugero yaguhaye, wenda wakoze nka business n'urugero birapfa, n'urugero bijya bibaho, cyangwa ugira ikindi kintu ukora kirafailinga, kuko uri umuntu ugomba gufailinga, umuntu wenda akagucyurira akavuga ati ukubona uvuga ngo ugiye gukora ntacyo ukora, n'urugero nyine ibintu birimo bimeze nk'aho ari incyuro, cyangwa se ukumva nk'umuntu arakubwiye ngo siyo wiriwe wabonye iki. Ikindi abadamu ukuntu duteye, nubwo waba ufite akazi, nubwo byabimeze gute, ntago dukunda niyo yaba atagafite, kandi niyo twaba tutagafite abadamu ntago dukunda nyine abagabo bakunda amafaranga pe. Nyine uburyo mbivuzemo ntago ari ukuyakunda, nyine abantu twese ubundi mu buzima usanga dukunda amafaranga, abagore bakunda amafaranga n'abagabo bakunda amafaranga, ariko ntago dukunda ukuntu nyine hari abagabo usanga afite nk'akazi umugore we nta kazi afite. Nshuti yanjye kuva igihe babaniye nta n'igihe aramuha amafaranga ngo akore ajye gushopinga, nta n'igihe aramuha amafaranga ngo ajye kugurira abana ibintu.
icyo gihe ubaho utishimye, wumva urugo atari urwawe. Kandi mu by'ukuri ikintu dukunda gufiringa ni ukuba urugo nyine niba ururimo wese, ururimo nka madamu runaka, wubashywe n'umugabo wawe. Nyine ibyo bintu biba bigaragara nk'aho umuntu nta cyizere agufitiye, agufata nk'umuntu uri aho nyine udafite ikintu. N'umukozi wo mu rugo uramutuma ukamuha amafaranga akajya guhaha, nkanswe umudamu wawe. Abagore dukunda kuba dufite uburenganzira busesuye mu rugo rwacu. Rero iyo umugabo arukwimye uba wumva ntacyo uricyo, uba wumva nyine niyo nyine hari igihe ugera nyine ukavuga uti okay, jya ubigura nyine, jya ubihaha. Donc ikintu ndi kuvugaho hano ni ba bagabo nyine bajya guhaha. Nigeze kubivugaho, ariko icyo gihe ntabwo ndi kuvuga ku bintu twege dukunda. Nta na rimwe umugabo azajya kugura inyanya ngo umugore yishime, nta na rimwe umugabo azajya kugura iki se, keretse nyine wenda bibaye ngombwa ko wenda umudamu wenda ararwaye cyangwa se afite izindi mpamvu, cyangwa wenda hari akazi akora nko mu ntara bituma wowe ubigura. Ariko hari ibintu n'ukuri kw'Imana, keretse icyo kora uri mu ntara. Hari igihe umugabo aba ari mu ntara afite nk'imodoka akabona hari ahantu inyanya bagiriye make, nabwo akahamagara umudamu akamubwira ati ese ko hari ahantu mbonye igitebo cy'inyanya murazikenera. Rimwe na rimwe ushobora no kubigura ugasanga nta nubwo bikenewe, cyangwa ukazazana ibintu byinshi bizabora bitewe n'uko wenda nta na frigari n'urugero, cyangwa se bitewe n'uko place mugomba kubishiramo ari ntoya, wenda hari ukuntu ibirayi mushobora kubirambura ahantu bitagumye mu mufuka ugasanga wenda iyo place ntayihari. Icyo gihe rero niba utagishije umugore inama, uraza gusanga wazanye ibintu uzi ngo ni byinshi, uzi ngo washimishije, ariko usange ibintu wazanye nyine bimwe bizanapfa bibore, abone nta kintu wakoze. Ariko nyine kubera kubw'icyubahiro nyine kugomba kwihorere areke kukubwira. Ariko buriya ni byiza ko tububaha, ariko mujye mureka tububahire ibintu mukwiriye, ntitukabubahe tugira ngo tubikize. Ari ukuntu umudamu usanga yubashye nk'umugabo, ari ukubura uko agira. Rero abagabo ntabwo dushaka twe kujya twububaha kubera ko twabuze uko tugira, ahubwo ikintu dushaka dushaka ngo tububahe kuko bikwiriye, tububahe kuko tubona ko biri ngombwa. Apana kwemera ikintu nyine kumbwira, niba uri umugabo umbwiye ikintu ariko ntabwo ndi kucyumva, kubera ko nzi ko ninkubwira ngo ntabwo ncyumva urahita umbwira uti ndavuze ngo mu rugo ntabwo igikora. Cyane cyane abadamu dufite ukuntu tuba tunababara, ubabara nyine ukumva urigunze ukavuga se kubera icyambwiye gutyo. None cyane cyane abadamu badakora hari uduhinda bagira, ubwo bavuga uduhindara, hari ukuntu bagira agahinda ko kuba nta kintu akora. Noneho kuba adakora nabwo ubwabyo ni igikomere. Buri umudamu yadakora rega mu rugo nabwo ubwabyo biba ari igikomere. Noneho nawe uje kumwongereraho icyuko ugiye kumubwira ko ntacyo amaze. Ayishwa ko ntacyo umudamu aba amaze se? Uratasa ugasanga nta biryo bihari, uretse ko hari ikindi kintu. Hari ukuntu umugabo agushaka wenda yaranafite n'umukozi, ugasanga ko nta kazi ufite we mudamu, ngo nta mukozi ugomba kuba uri muri urwo rugo. Umudamu wawe ni umugore wawe, ntago abaje kuba umukozi wawe. Ibyo bintu tubyumvikaneho. Birashoboka ko umudamu n'umugabo bashobora kwiha intego yo kutagira umukozi, sava. Ariko niba hari ibintu biri ngombwa kubona ko umukozi akenewe muri urwo rugo, either hajemo umwana, hajemo izindi nshingano, uko urugo rutangiye rubana ntabwo ariko rukomeza. Niba ubona nawe biri ngombwa, niba ubona nawe nta kintu ubashije kujya umufasha, njye nemera umugabo ushaka kuvuga ngo hano nta mukozi ukwiye kuhaba, njye nintaha nzajya nkora ibi nawe ukora ibi nko hanze, sava. Ariko niba umugabo urabizi ko afite ubushobozi bwo kuba yagira umukozi, mwagira umukozi wo mu rugo, noneho urabizi neza ko we iyaje nta kintu ashobora kugufasha, ni ukuba atashye, cyangwa se rimwe na rimwe hari n'igihe aba ataha amajoro akaza yiryamira, ntazi uko byagenze, ntazi imvune wagize, yewe ushobora no kuba warwaye uwo munsi, hakaba hari ikintu utari wabashe kwikorera. Hari n'ubwo uwo mudamu aba adafite na famiye, hari n'ubwo aba adafite n'umuntu uzaza no kumureba wenda kumufasha yabyaye n'urugero,
ukwiye ibyo bintu kubireba ukareba ikintu kibangamira umugore wawe ukamutega amatwi niba akubwiye ukamwumva apana kukubwira ngo umukankamire. Kera kutamukankamiraga kuba mubanye nibwo ubonye ko ari byiza ko wamukankamira. Ibyo bintu tugire abagabo muhinduke niba mubikora abitwara neza n'ukuri turabashimiye tubikuye ku mutima kuko muba munezeza abadamu banyu nabo kandi nta muntu ushobora ntabwo ushobora kumpa ibyishimo ngo nanjye simbiguhe ariko niba nta byishimo wampaye n'ibyo ndi buguhe uraza kumva utanyuzwe kubera ki ntago nishimye ntago ndi mu mwanya wanjye wanyeretse ko ntacyo ndicyo hanyuma se ndakora iki kugira ngo ubone icyo ndicyo nta na kimwe kubera ko deja bamaze kunyereka ko nye ntacyo maze. Gerageza umudamu wawe niba nta bushobozi ufite bwo kuba wamuha business akora ariko basi mu byo ufite mu bisangire ntumucyurire ntumurutisha abana cyane. Buriya abana ni byiza ko ni mama wawe warababyaye. Rero niyo ushatse kwereka abana ko ari bo witayeho nk'umudamu ndavuga ko abana ko ubutabaza natwe turi kumwe hano bameze biti ariko wowe uricaye ahangaha abana ntuzi ibyo barimo ntuzi ibiki uricaye ahangaha. Mwige nyine kuvugisha abadamu wanyu neza niba nikosa yakoze nawe ntumere nkaho utari umuntu. Gereranya nawe urebe umudamu wawe uvutse niba ibi abikora neza waye ngewe ibaze ko dukunda abadamu benshi nk'ubu nkanjye nkunda impano pe. Njye n'umugabo wanjye nawe mugara ngo nukuri ngiye nkunda impano niyo wama ngiye shokora ndishima nyine mba numva ko wantekerejeho. Urumva niyo wampa ikisi niyo wanzanira akaburuze kamwe niyo kaba katari bunkwire ariko ndavuga ntibyibuze umugabo wanjye yantekerejeho. Ariko wowe umara imyaka kuva mw'abana bari imyaka umaze wowe mugabo ndi kubwira utarabikora ugasanga umugore wawe nta na rimwe uramusohokana uramusohokana kandi we buri munsi. Noneho hari abagabo usanga buri munsi kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru nta munsi wamusanga mu rugo nta munsi n'abashitsi baje gusura umugore batamusanga. Umudamu ugasanga yavuze ngewe papa runaka urumva hari ahantu yaranyarukiye rwose ariko umukanya araza mugategereza mugashiduka mwagi urugo rutarimo umugore n'umugabo kandi ubizi neza ko umugore n'umugabo barimo ubizi neza ko umugabo adakora isafari ubizi neza ko atari umusirikare wenda mvuge ngo yagiye ku rugamba ugasanga umuntu ntaba mu rugo abyuka muri weekend yirutse iminsi isanzwe ava mu kazi agahita ajya mu kabari ugasanga nta munsi n'uyu n'umwe. Umugabo nyamugabo bakwiye kugira umunsi afata wa famiye niyo wenda birashoka ko mu buri cyumweru bitakunda bitewe n'impamvu zo gushakisha n'umugabo ushakisha wenda mu minsi isanzwe afite nk'akazi ka leta ariko akagira wenda n'utundi tunakora nko muri weekend. Ibyo birumvikana tw'abadamu dukunda abagabo bakora yakweretse ko ari mu kazi urabyumva. Ariko niba ari ikintu kibabaza nuko umugabo wawe yarangije akazi gahunda zose yazirangije nta kibazo ariko nta mwanya kubonera. Utangira kwibaza ariko ibyo ari byo byose icyo ari cyo cyose wakwibaza ukishiramo ukavuga ati none se wambwira ko umugabo ajya mu kabari reka tujye tuvugishwa ntabwo wenda tugiye kubuza abagabo kunywa inzoga kuko wenda waramushatse kuba afite abazinywa waramushatse azinywa ubizi neza ko anazinywa ariko ntabwo aba yarakweretse wenda ko amara iminsi 3 mu kabari. Uziko hari abagabo badataha mu rugo n'igihe atashye kaba ari induru akaba yajagaraje ibintu byose. Karitsiye yabimenye ko umugabo adashobotse karitsiye yabimenye ko umugore yewe ntako atagize ugasanga noneho abadamu buri ikintu twanga. Niba ari ikintu twanga urakabone ibintu wenda bibaye nta muntu wo hanze wabibonye wabimenye ariko niba ari ikintu kibabaza ni ukubona nk'urugo rwawe wenda nk'umuntu ashaka kubwira kwese hari abantu hanzagasha umva bazi kuzibara bazi no gusenya ingo umva bazi no gushira mu munyu n'urusenda akaza akakumvisha umva akakubwira nk'ibintu ugahita wumva kuko nawe umugabo yagusuzuguye. Tese turi mugabo buriya atahazira saha tese buriya uri mugabo ko namusize mu kabari 10 buriya byagenze biti yagize gutaha no ugahita wumva uvuze ibyo bintu nibyo abantu banga. Tekereza wowe nawe
niba utashye saa munani ntabwo ari competition da. Umudamu watashye saa munani wakwishima. Erega imitima mufite, imitima abagabo mufite niyo n'abadamu mufite, niyo n'abadamu dufite. Niba uzi ko ufite umutima ubabara n'umugore wawe afite umutima ubabara, ubyumve uko wabyumva kose, ariko ubyumve. Ntukumve ko rwose kuba uhora utaha amajoro uri fier, uri kunezeza umudamu wawe, niyo waba umuhibya, niyo waba umugaburira. Erega umugore wawe kuba mwarashakanye ntabwo aba yaraje iwawe yarabuze icyo kurya, ntabwo aba yaraje umukuye mu muhanda. Kandi niyo waramukuye mu muhanda waba warabimukundiye, ifoke ubimwubahira, mukuzuzanya mu rugo. Habaho impamvu da watashye wenda saa munani n'urugero, ariko se buri munsi, ariko si iyo mpamvu iboneka buri munsi. Ariko se kunywa ni ukunywera kuzimara. Uyu munsi ntabwo wanywa ngo usigaze n'ejo. Buri munsi ni ukunywa kugira ngo juste usinde. Kandi ikindi buriya umugabo niba yanyweye agasinda cyane ku rwego ruteye ubwoba, rwa rundi rw'umurengera, ntabwo abura akantu yiyenzaho. Uko byagenda kose ntiyabura akantu yiyenzaho. Ntabwo mvuze ngo abagabo bose banywa inzoga bariyenza, ariko uko byagenda kose ntabura akantu. Niba yarengeje ayo masaha, niba hari urugero yarengeje, nyine abagabo mwige namwe kumenya ingero mutagomba kurengera kugira ngo byibuze mutaza kubangamira ingo zanyu, sibyo? Naho ubundi rwose ingo, ikintu cyangiza ingo muri iyi minsi nuko abantu ntago bashira hamwe. Usanga abantu bari guhimana, ugasanga noneho hari naho usanga umugabo yatashye saa munani, ugasanga n'umugore yamuhimye ati nanjye ndataye izi saha. Ibyo byose nabibashyigikiramo abadamu beza. Mwe mujye mukomeza mwiturize, urebe aho ibintu bigana, umwerera imbuto ugeraho, umubwira uti gusa niba ucyo umubwira uti ese buriya kuba utahashyize isaha nibyo bikwereka ko ari nyine ubona ari byo bizima. Ese kuba iminsi yose umara umwana amara icyumweru atarakubona nibyo bizima? Ntushobora no gutekereza ku mwana wawe. Ntushobora, wenda njye ntiwantekerejeho, ntabwo watekereza no ku mwana wawe. Udatekereje ku mwana wawe ntabwo utekereza ubuzima bw'ejo hazaza. Uzahora se ungana gutyo? Umugabo ukwiye gutekereza, ntabwo uzahora ufite iyo myaka. Niba uri muto, niba ufite myinshi, reba ibintu wagezeho, urebe niba umwanya uta muri ibyo bihe byawe urara mu majoro, niba utazicuza mu minsi iri imbere, niba utazasanga warahaye umwanya ibintu bitari ngombwa. Hanyuma ikindi kintu wenda ndeke kwibanda cyane, ntabwo nabivuga ngo mbirangize, niyo mpamvu rimwe na rimwe usanga hari umudamu utarakoraga, yaba afite akazi, yagira akazi bitewe n'ibintu wamucyuriraga n'ibiki byose, nawe akabikwishyura. Erega abadamu, hari abadamu bihangana akavuga ati nubwo nawe nabonye amafaranga narya yose ndayazana, wenda niba byangize gutya byose ndabikora. Ugasanga noneho hari umudamu bitewe n'ibyo wamukoreye nawe abona akazi akaguhima da. Kubera iki? Jya utekereza neza, ntukabone umudamu yararwaje umugabo we, wenda kwa kundi hari igihe umugabo agira akarwara cyangwa se umugore akagira akarwara, ukabona umugabo yararwaye, yararembye, zarwaye impande wenda, cyangwa se yarwaye wenda ngo kanseri, yagize nk'ibyago, agira ikibazo runaka, ariko ugasanga umugore yamubayeho ibihe byose kugeza ku rupfu rwe. Ubona nta kintu wamushinja, nuko uwo mugabo aba yarabaye inyangamugayo mu rugo rwe. Nta muntu uba perfect pe, ariko icyo gihe usanga umugabo yaragerageje ibishoboka kugira ngo abane n'umugore we neza. Aho ngo ntabwo turi kuvuga ngo guca inyuma, ngo kuki, turi kurema imibanire mu rugo. Uzi ko hari n'umugabo ushobora kuba ataguca inyuma, ariko ugasanga byonyine ibyo agukorera mu rugo birenze kuba yahaguca basafaza ukagira amahoro, ariko akaguha umutuzo. Hari abantu rero usanga babanye n'abantu nta mutuzo, buri munsi ni ukuburana, buri munsi ni ugutongana, kandi yarangiza akaza akakubwira ati tukire gutya. Uwo mutima si wumva yaba ufite koko? Rero hari abagabo barwara bakagira nk'ikibazo, nubwo nabyo atari byiza, ntabwo umuntu ukwiye gukora nk'ibyo yakoze. Ariko hari abadamu bagira nk'inzika, akavuga ati okay, wowe wanze kunyitaho gutya na gutya, none ubonye ufite ibibazo, agatavuga ati jya kuraza nshorekeza. Ibaza akubwiye gutyo, tekereza umunsi yakubwiye gutyo kubera agahinda wamuteye. Tugerageze
icyo ubibye nicyo usarura. Niba wabibye ko umuntu azakwitaho, azaguha umwanya, nawe niba warabibibye ko wamwitayeho, wagerageje kumuba hafi, wagize gutya na gutya, nawe azabikora. Niba rero ntabyo wakoze, hari uzabikora atitaye ku byo wamukoreye, ariko hari n'uzabikwishyura. Niyo mpamvu rimwe rimwe usanga umuntu turi kujajinga abantu tukavuga tuti uriya muntu uzi ukuntu umugabo yarwaye agatangira akamugira gutya, uzi ukuntu umugore yarwaye agatangira akamugira gutya, uzi ko umugore yarwaye agahita amusimbuza undi, uzi ko hari impamvu. Ntabwo ntitukajajinga abantu tutaramenya. Ubundi igitabo niba kimeze gutya, mu gihe utarakibumbura ntabwo ukwiye kukivugaho. Mu gihe utarasoma paje zigize icyo gitabo ntukwiye kukivugaho. Rero urumva niyo mpamvu ukwiye ibintu byose tukwiye gukora, nk'uko bavuga ngo kora neza wigendere. No mu rugo nuko bimeze. Umugore ashobora kuba uyu munsi adafite akazi, ejo akazakagira kanarenza akufite, akazabikwitura akavuga ati mugabo mwiza wangenje gutya, wanyitayeho, n'ukuri kw'Imana kubeshye byagenze gutya, n'ukuri nanjye niyo waba udafite akazi nagutunga, sibyo? N'ukuri si ukwitaka wenda ariko ngiye muri karite wenda ntundire umugabo wanjye, si ukumutaka kuko nta muntu uba ari perfect, ariko nyine nta byamirenge, ariko byibuze mbona ko nta kintu anyima, nkavuga nti byibuze niba yabonye wenda n'iryo jana twarigabanye, twavuze ngo yampaye senkani nanjye mfata senkani. Niba hari umuntu wagize gutya na gutya, byagenze gutya, ugasanga nk'umuntu wenda aramubwiye ati bimeze bite, mwarabyaye, nk'umuntu akamweza nk'ijana, n'ukuri ko Imana ntanabibonye ndakaza kamwe ati yewe ntuze yampaye ijana akira senkani. Uzi ukuntu ibyo bintu bigushimisha. Niyo atakora ibindi bintu tuvuga utuye umuntu ibyo ari byo byose, nubwo wenda gutya na gutya byagenze gutya, ariko hari akantu nyine muba mukwiye kudusigariza, ku buryo ngiye nk'ubu hari nk'ikintu umugabo wanjye ndashobora nko gukora, kuko ni umuntu ntabwo ari marayika, nkahita ntekereza nkareba ko nubwo wenda bino byagenze gutya, ariko abigenza gutya gutya, ahangaha yitwara neza. Nyine ugasanga hari ikintu byibuze uzi neza ku muntu kitatuma umureka gutyo, sibyo? Si ukuvuga ko wenda amafaranga ariyo yatuma utareka umuntu, ariko hari ikintu umuntu akora bitewe n'umutima we, ukabiha agaciro, ukavuga ati ni uko byenda kose uyu niwe wanjye, ntabwo nkwiye nanjye kuzamwereka ko ndi umuntu mubi, kandi nawe hari igihe yabanye nanjye, sibyo? Rero tugerageze ntitukajye mu nshingano z'abadamu bacu. Niba umudamu ari ukwiye guhaha, niba afite akazi murika hahe, cyakora wenda niba hari ibintu wenda hawe udakunda umuganiza umbwira uti ibi ngibi ntabwo mbikunda, uzajya ukora gutya, ariko umuha uburenganzira mu rugo rwe. Ntihabe hari umukozi wo mu rugo ngo usigire umukozi amafaranga yo guhaha, ako ni agasuzuguro. Ntihabe hari umuntu muri famiye runaka, yaba ari umugore yaba ari umugabo, umusigire amafaranga ngo ajye guhaha. Umugore niwe ugomba kuba ari mu rugo rwanyu. Umva, yaba ari mama we uri muri urwo rugo, yaba ari mama wawe uri muri urwo rugo, nta n'umwe ukwiye kumurutisha mu gihe urugo ari mwe mururimo kandi ari urwanyu. Abadamu rero dukunda, nyine nibyo nababwiraga, dukunda. Abadamu baraza kwandika muri comment, nyine iyo urugo ururimo urwicamo ukumva n'urwawe, uba wumva aricyo kintu cyiza cya mbere ufata imyanzuro. Kuba uri umudamu nta mwanzuro n'umufata mu rugo rwawe birababaza, ukajya wibaza ko nk'ubu koko ndi igiki. Ugasanga umudamu yirirwa azenguruka mu nzu. Erega kuba umuntu adakora ntabwo ari ikibazo. Niyo mpamvu abadamu rimwe rimwe hari abantu baza bakubwira ngo ariko kuki udakora, umugabo afite ubushobozi n'iki. No kudakora ntabwo ari ikibazo. Umugore ashobora no kuba atazi ibintu byo gukora, umugore ashobora no kuba atazi ibintu bya business. Hari n'igihe umugore aba atanabishaka gukora, ariko basi niba atanakoze, gerageza rimwe na rimwe umutemberane, cyangwa se nawe umuha amafaranga niba udashaka umutemberana umunsi ufite bitewe na gahunda zawe. Umuhe amafaranga, umubwira uti jyana abana gutembera, jyana abana kubashopingira, jyana abana jya gutsura n'aba gutyo, sibyo? Apana kumva ko niba adakora ntagomba kuva mu rugo, kuva kuwa mbere niba agera kuri boutique akubwiye ngo ngiye kuri boutique, niba agiye nyine ugasanga wowe ukeneye ko aguha details zose, ariko wowe nta nimwe ujya umubwira. Wivira mu kazi ukajya ushaka ugatahira ibyo ushakiye, ariko wowe umusanze no kuri boutique muhuye uhita umushushuka akavuga ati nkawe ubu ujya hehe. Hari abantu rega bibaho,
abantu baza kutwandikira muri comment. Hari abantu bibaho ariko ntabwo umuntu avuze ko abagabo bose ariko bamera. Hari abagabo rwose bagerageza uko bashoboye, iyo nzoga yinywa akibuka ko n'umugore wari umuntu, niba anywa fanta nawe akayimutahanira, akibuka ko niba arya brochette mu kabari nawe yibuka ko inyama mu rugo zaba zikenewe, akibuka ko mu rugo niba yambaye neza ajya mu kazi n'umugore agomba kwambara. Hari abagabo ibyo bintu babikora, ariko hari n'abandi batabikora. Abo rero batabikora nibo turi kunenga. Ababikora ni ukuri Imana ibaha umugisha, ibagure. Kandi niba ari ikintu cya mbere kibi ni ukuriza umugore wawe. Buri umugore, amarira y'abagore arasema. Buri umudamu yagusabira imigisha, Mana yanjye ni ukuri ko Imana iraza. Ariko iyo ahora arira ku bwawe, hari igihe uhura n'ibibazo ni ukuri ko Imana. Hari abagabo benshi bajya bahura n'ibibazo ku bw'abagore babo. Kubera iki? Ahora arira kubw'agahinda umutera, ariko niba umushimisha nawe ahora apfukama avuga ati Mana, umugabo wanjye umugenze gutya na gutya, umugire gutya, ugasanga mu buzima bwe ni wowe ashira imbere. So rero guys, nizere ko mumeze neza. Nibwiriraga nyine abagabo ko ibintu twe dukunda dukwiye ko ingo zacu tuba tuzirimo amahoro, nyine twishimye, ari twe dufite inshingano. Nk'uko umugabo wanjye agira inshingano mu rugo, nanjye nkaba numva ko mfite inshingano, ndi proud yo kuba ndi umugore mu rugo. Nizere ko rero mumeze neza, ndabakunda cyane. Njye mwavuganaga nawe ni Clarisse kuri Clara TV show. Mukomeze mukore subscribe, nkomeza kubashimira cyane cyane ku rukundo muri kunyereka, abambwira ko munkunda n'ukuri nanjye ndabakunda cyane. Sinabasubiriza rimwe, ariko iyo mbonye akanya hari ukuntu ninyabyo nkabasubiza mujya mubibona. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde. Ciao ciao.